turacyaganira kuri za transfer zimo kugenda vuga mu Rwanda muri Police FC rero Rigan tuve mu magambo menshi yego abantu bakeneye kumenya kuki Rag yumvikanye na Rayon Sport Rag agafata indege akava muri Sweden akazi Kanombe akakirwa na Mushimira na Tadeo Twagirayezu amafoto akajya hanze Rag akerekeza kuri office ya Rayon Sport yego saa moya z'ijoro tukamubona mu office ya polisi yego ijambo ni rya akoze cyane now ibintu uko byatangiye nuko ku muntu ushobora kudakoresha social media nabyo umunyamakuru arabitekereza hari ababibonye yego ariko tugiye gukora narration ya story ku muntu utazi uko byumvise bwa mbere Rage yatandukanye n'ikipe yakinagamo yo muri Sweden ya Sandvikens babyemeranyaho basezeranaho ariko neza cyane ndagenda muca mu ijambo barabyemeranyijwe batandukanye ku bushake cyangwa Rage baramurekuye yego nibyo nyine bita mutual agreement ibyo rero si mutual agreement kipe nibikwirukanye nyine nakwirukanye ni impande zombi ntikeneye kugukoresha ariko ushaka kugusezerera ufite amasezerano ntubyemere impamvu byemera nuko nawe ubona wenda biri mu nyungu zawe kwemera gutandukana Rage yaragifite amasezerano na Sandvikens cyane baramubwira ati twaguha ibi ngibi tugatandukana Ragati nta kibazo barabyemeranya baratandukana babyita mutual agreement ndabyemeye yego bitandukanye n'ibi ngibi byo muri apere uri kubwira bacu dibere batereka tubaye wenda ibi ngibi oya ahubwo birasa neza ijana ku ijana bitandukanye nuko abakinnyi bo babyanze yabazaga ngo umukinnyi birashoboka ko yabyanga umukinnyi ari ubwo byanga ufite amasezerano nabyanga ye murameza murama yose niba ari imyaka 2 murangubira amezi arasigaye yose muyame ariko ahangaha murumvikana mugahuriza hamwe n'ibyo bita mutual agreement bamaze kubyemeranya rero impande zombi Rage urumva ko yabaye free agent yabaye umukinnyi wigenga wafata icyemezo akarekeza mu yindi kipe iyo ari yo yose now Rage ikipe ya mbere yamwaprochinze ni ikipe yo muri Tanzania yitwa Singida Big Stars baramuhamagaye baramubwira bati twabimenye ko atandukanye n'ikipe wakinaga muri Sweden ya Sandvikens waza hano muri Tanzania tukaganira tukareba ko twahuza tukagusinyisha amutegera tike y'indege arahaguruka ajya Tanzania simbitindamo aganira n'ikipe ya Singida Big Stars ntibumvikana igihe yari ari muri Tanzania Rayon Sport yarabimenye ko ari muri Tanzania ubona ntabwo yavuye Sweden ntabwo yavuye Sweden yavuye muri Tanzania rero amubwira ati ibiganiro niba bitagenze neza aho ngaho kuko rero yari yabuze Maripangu wamaze kujya mu ikipe iya Jamusi yo muri Sudani y'Epfo isigaye itozwa na Kasa batekereje ko bahita bazana Rage baravuga ati niba bitagenze neza reka tugukatishirize tike y'indege uze noneho udusinyire ukine muri Rayon Sport very nice Rage araza yageze mu Rwanda ejo saa 5:50 yari ari Kigali i Kanombe icyambere perezida wa Rayon Sport yakiriye Rage atari uko ari we wamujyanye ahubwo yari afite abana batuye i Burayi bo muri famiye ye banagiye no kuri match zimwe na zimwe za Rayon yari abaherekeje bagiye gusubirayo muri ayo masaha ni nayo masaha Rage yari ari kurandinga aba yari yohereje kumufata bitwa bamushimire bakunda kwita Claude w'imishinga aho bari niho yababonye aravuga ati mutegereje Rage ati yego atari kodi reka nanjye ndindire n'undi harabura umwanya muto kuko yari aherekeje abo bana tujyanirane ikosa rikomeye Claude we cyari cyamujyanye ikosa rikomeye yakoze nuko isura ye nka perezida wa Rayon uzwi kwemera kugaragara byahise bituma amafoto ajya hanze ko abantu bahise babafotora bien sûr nakantu ka manque d'experience niko mbitekereza arangije baramufashe baramujyanye bagiye kuganira babanje kumujyana hari version ebyiri version ya mbere nivuga ko bamujyanye Juru Park ku Irebero aho bita kwa Maître Freddy kugira ngo afate amafunguro
nyuma baze kujya kuri ofisi baganire. Verisiyo yindi nikuriye muri Reyo nivuga ko bamujyanye Kicukiro kuri apartment we gombaga kuba acumbitse, bavuga ngo naruhuke baraza kubona ni saa 9. Ni verisiyo ebyiri zitandukanye, ariko yo muri club mpagazeho yo muri Reyo bwayo ni yuko ngo yagiye kuri apartment Kicukiro, bavuga ko bari buze kubona na saa 9 bakaganira. Icyabaye rero mu biganiro yavuganye na Reyo yamupropozaga ibi ngibi. Reyo ngo yaramubwiraga ngo hari option ebyiri. Uburyo bwa mbere, dusinyire umwaka umwe n'igice, ubwo n'amezi 18, turaguhereza recruitment ya miliyoni 18, hanyuma tuzajya tuguhemba umushahara wa miliyoni buri kwezi. No yateranye amafaranga urasanga n'ubundi yari guhabwa recruitment ya miliyoni 18 akanahembwa miliyoni 18 z'umushahara. Ko niba hembwa miliyoni ku kwezi mu gihe cy'amezi 18 angana n'umwaka n'igice, umva n'izindi miliyoni 18. Package yose yari guhagarara Reyo miliyoni 36 mu gihe cy'umwaka umwe n'igice. ubwo no gusoza phase retour y'isezo akanatangirana na sezitaha akayikina yose. Yego, amezi 18. usobanuye neza rwose. Gusoza isezo akazakina n'itaha yose. Uburyo bwa kabiri Reyo yamubwiraga bwari ubu, cyangwa se dusinyire amezi 6 gusa iyi phase retour ko dushaka igikombe hasi kubura hejuru, hanyuma bwo turaguha recruitment ya miliyoni 5, ariko turanaguhereza umushahara wa miliyoni buri kwezi mu gihe cy'amezi 6. Iyo ni package yari kubahagarara miliyoni 11 mu mezi 6, tutabarimo amaprime. Recruitment ya miliyoni 5 n'umushahara wa miliyoni mu gihe cy'amezi 6, miliyoni 3 z'umushahara kongera 5, 11. Ngibi ibintu Reyo yashyize ku meza ya Rage arababwira ati okay, ndabyumvise. Ariko Rage ya foto yasohotse yatumye yemenyekana ko ari Kigali, ngo yateje ibintu aho yarerewe muri Nyamukandagira. Abantu ngo barahamagaranye baravuga bati uyu mwana wacu twareze twemere ajye kwa mukeba, natwe dukeneye abawinga. Inzego zo hejuru zo muri Nyamukandagira ngo zaravuze ngo mucire birarura, twaramureze ariko urwego dukeneye ntabwo ari urwa Rage. .3 inzego zo hejuru ngo zabifasheho icyemezo byihuse nk'akanya gato cyane, baravuze ngo mumureke, n'uburenganzira bwe, nayisinyire najya no mu yindi itsoke, twe nka AP ntabwo dukeneye Rage rero yabonye telefone yo muri polisi imubwira iti nyamara niba utarasinya tekereza kabiri, hano hari icyo bita hot cake, hari umutsima ushyushye n'imboga nziza, ngwino urye umere neza. Ragati iki? Ati ngwino. Isa 12:15 z'umugoroba Rage yarakandagiye aho bita kuri headquarter hano Kacyiru imbere yacu, hano ku cyiciro cya polisi. Sangapi? Saa 12:15 z'umugoroba. Ego. Rayon Sport itegereje icyemezo Ragafata, proposal yayimuhaye iraho irategereje. Ageze aho bita ku cyiciro cya polisi, baramubwiye bati amafaranga ni aya ngaya. Byiringiro Rage urahabwa recruitment ya miliyoni 40. Recruitment gusa mu gihe cy'umwaka umwe n'igice, bahita signing on fee. polisi ko numva umwaka umwe n'igice miliyoni 40 faranga yatangara. Hanyuma Byiringiro Rage urahabwa amafaranga y'umushahara miliyoni 2 buri kwezi. Iberi mfatira miliyoni
ebyiri unkubire inshuro 18 ubwo n'amezi 18 izi inshuro 18 tugiye gukuba ku kwezi niba azajya miliyoni 2 ubwo mfasha amezi 18 angana n'umwaka umwe n'igice ni miliyoni 36 miliyoni 36 36 miliyoni miliyoni 36 zigera kuri 40 za Rokritoma kongeraho 40 za Rokritoma 76 zabaye miliyoni 76 yego turi kujyana neza. Rage ngo arababwira ngo ntabwo kuri Rokritoma nyuzwe saleri suis d'accord mais à ce qui concerne ibijyanye na Rokritoma ntabwo byemera. Rage igifaransa nicyo amenye muri Suède mu gihe cy'imyaka ingahe baramubwiye bati urifuza ngahara bati murampa miliyoni 50 za Rokritoma umushahara wa miliyoni 2 ndawemera. Baramubwiye ati oya 50 twavuze 40 reka duhurire hagati. Bumvikanye ngo 45 za Rokritoma bumvikana umushahara wa miliyoni 2 ku kwezi ubwo ni 36 mu mibare Ibere yadukoreye myiza birangira imbumbe yarage mu mwaka umwe n'igice umushahara na Rokritoma muri polisi zahwana na miliyoni 81 45 za Rokritoma kongeraho 36 z'umushahara bigahwana na 81 nguko ukorage yahise yandika ngo yesa kuri Instagram ye ahita yifotoza ahita ashyira umukono ku masezerano muri returu azaba ari umukinnyi wa polisi bidasubirwaho habe na gato. Hari indi version naje kubona ngiye nkotinga umuntu y'ikintu ari ugihagaze amasegonda makere kujya tujye mu makuru ko turaza kugaruka twanariza byanya byo noneho ese reyo yahombye cyangwa tunajya no mu mishinga igiye guhereza reyo amamiliyari abareyo uyu munsi twiteguye cyane. Hari indi version mfite naje guhamagarwa n'umunyamakuru witwa Biganiro Anta ni inshuti ya Rage Magara asigaye yibera muri Australia for information. Barabizi se niba bakoranaga n'ama live ku ma Instagram niyo mpamvu mentioninze n'izina rye tujye twubahira umuntu akazi yakoze. Yamweti Rugaju nyamara imibare iri kuvugwa atuze guperereza ishaka kuba atariyo ati kuko Rage yahawe ahubwo miliyoni 40 za Rokritoma izo nawe yavuze ngo Rage yazemeye ngo ahubwo apandisha kuri saleri ngo asaba ko bamuhereza 2,700 by'amadolari ku kwezi. Ndavuga ni ye